turashaka kuganira nawe ku mugozi uhambiriye abantu witwa umugozi Rudindiza. Ikamanura ububyutse muri iki gihugu kuko nitubandwa iyi generation ntizibyo kandi barabikoreye. Ego basogokuru barabikoreye, badata barabikoreye, bifite ububasha bwo kwishyuza, bifite ububasha bwo kwishyuza. Nigeze kubibabwira. None icyo ashaka kukubwira rero, none abo bantu baba barabikoreye biratera ikintu cyitwa kudindiza, birakudindiza uwo mugozi ukagufata wajya kugira ku kintu ntukigereho. Umugozi Rudindiza uwubonera mu gihe hari ikintu cyiza wakozagaho imitwe y'intoki ariko cyarangiza kigahagarara utaracyakira. Rudindiza ushobora kuyibonera mu kintu wamaze kwakira cyarangiza kikagupfira ubusa ntikigukorere ibyo wateganyaga kukibonamo. Ese koko karandi baho umuvumo wokama abantu, ukene, gukenyuka, inyatsi, icyangire, ubugumba biva ku mubi? Ese koko ibyaha nibyo nyirabayazana? Ese koko isi y'umwuka ibaho? Abamarayika, abadayimoni, abazimu, ibitambo n'ibicaniro bifite imbaraga, ibitangaza, ibimenyetso, deliverance. Ese byahindura amateka y'umuntu? Sobanukirwa kandi uhindurirwa amateka mu kiganiro ukuri guhesha ubugingo na Apostle Charles. Ndagushuhuje mu izina rya Yesu Kristo, wowe nshuti mukundwa ukunda ibiganiro byacu by'ukuri guhesha ubugingo. Erega ubugingo bubonerwa muri Kristo Yesu, ndetse n'intsinzi ku bintu byose ibonerwa muri we. Muri Kristo hari amahame n'imirongo migari itwerekera uko buri kintu cyose twakigeraho, ikanatwerekera uburyo dushobora gukuraho buri musozi wose nk'uko imbaraga ze zikorera muri twe ziri. Uyu munsi wa none turashaka kuganira nawe ku mugozi uhambiriye abantu witwa umugozi Rudindiza. Umugozi Rudindiza ni umugozi urembesha abantu cyane. Ndagushuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Nanjye ndagushuje mu izina. Aba bantu baragukunda cyane cyane. Gira icyo ubabwira ubaramutse. Ndabashuza mu izina rya Yesu kandi ndabishuriza ibyiza. Ngushimira ukuntu uba wambaye neza kandi warimbye. Haleluya. Reka gukorera Imana nta gisa nabyo. Nase gisa giti. Umba narakutse amenyo yose y'imbere. Byanze bigeze bite? Bikunze. Mba narakutse amenyo y'imbere. Mba nari ku bisasi muri kaburimbo nasinze. Ariko Imana ishimwe. Ariko Imana ishimwe imyaka 35. Igendana na Yesu. 35 ugendana na Yesu. Tugendana dukundana tubana. Gusa urumva nzabuzwa n'iki kuba nkiriho? Uzaba ukiriho cyane. Akiriho rwose. Nimwite ndaza kubabwiriza ahubwo mu myaka iza. Haleluya. Muri viziyo senkana. Ubu ngubu nibwo utangiye. Ubu nibwo ngitangira. Kimwe na Simiyoni uzategereza umwami. Cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Amina. Kubera ko muri Kristo arimo kurama. Ubundi mu mateka. Ego. No mu bakurikirana burya abantu bavuga ijambo ry'Imana nibo barama. Ego nibo barama rwose. None se mu Rwanda hari ufite imyaka 100 nk'ampyisi? Oya ntawe. Umusaza wizera ukiri muzima. Ukigishwa inama. Abandi baba barakutse amenyo y'imbere, abandi baba barakutse hepfo, tarakutse abarwayi kirwara kimurimo kigendana nawe. Hashimwe Yesu. Hashimwe Yesu. Kuko muri we niho hari byose. Ubu se Yesu yaduhaye ubuzima, duhana buzuye. Ego. Burya yaravuze ngo jewe naraje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo ndetse bwinshi. Ibyo bita abundant life. Arongera aravuga ati musebe muzahabwa kugira ngo umunezero wanyu ugire wuzure. No kuvuga ngo Yesu yemera umwuzuro. Umwuzuro ntabwo acagasa. Buriya nta mugisha wagira urwaye. Ntibishoboka. Wese n'umugisha. Nta mugisha. No kuvuga ngo gutunga inzu urwaye ntago bari umugisha. Ntabwo ari umugisha. Ni ibintu kwisi bose barabikorera. Burya pastor, burya hari abantu batari bamenye. Bazi ko karande ari ukutagira ama etage 10. 20. Amamodoka mezo yahindura. Abantu barabihindura batanabisengeye. Yego rwose. Abantu barafite batanzi no batazi nareruye. N'abacisha bakabibona. N'abarozi bakayibona. Ariko ari ikintu Imana itagiye abo bantu. Ntabwo igibaho amahoro. Kuko aturuka mu umunezero. Ntawe yagira. Ego. Icyakabiri ubuzima bwuzuye. Ubuzima bwuzuye ni igihe uba utarwaye cyane, ukaba ufite ibyo ukeneye
kandi ibyo dukeneye burya ntibingana. Ufite ibyiringiro bya none n'iby'ejo hazaza cyane, shalom ikaba iri muri wowe. buri hari n'irindi jambo, burya ubundi Imana iravuga nzaguha iherezo ryiza. Iherezo niko Imana yabwiraga abagenda bayiringira bakagenda nayo. Muhumure nzaguha iherezo ryiza, nzakugira neza, nzabana nawe. Burya nta kintu pastor ndi mukuru mbonye ibintu, ariko nta kintu cyiza nko kugira amahoro muri iyi si. Iyi si nta mahoro igira ntayo. Icya kabiri, iyi si ntitanga ubuzima bwuzuye. Ntabwo bishoboka keretse muri Yesu gusa. Yesu wenyine nutanga ubuzima bwuzuye. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none rero abakunzi bacu ndagira ngo tubabwire ikintu umwami yashyize ku mutima wacu uyu munsi. Haleluya. Hari umugozi witwa Rudindiza. Umwuka witwa Rudindiza ni umwuka unyuranya n'umugisha ufite, ugahinduka inkomyi ituma utagera mu byasezeranijwe uko bikwiriye cyane. Uwo mwuka ukomoka mu mpande ebyiri, ariko nk'uko tugenda tubiganiraho turabimenya. Ariko duhera aha ngaho twubaze tuti mwuka Rudindiza uva kuki? Sintangiye kare ariko umwuka Rudindiza ni iki? Turaza kubibabwira aho ukomoka, tugaragaze n'ukuntu ugaragara ku muntu. Yego. Erega abantu bazi yuko nigeze kubibabwira, ndababwira ariko ibintu byose mutekereza ko ari rusange, ni ibisanzwe. Yego. Wowe reba ibyawe, iby'abandi bireke. Ibyawe kuko ibyanjye si byo byawe pastor. Ntabwo ari bimwe. Ibyawe si byo byuriye n'undi. Umuntu wese afite ibye yihariye. Wewe reba ikibazo cyawe wigishakishiriza mu bandi. Ngo nuriya nawe afite nk'icyanjye. Nguriya we ngo burya abantu banywa inzoga, ngo sabandi ngo bo ntibanywa. Cyane najyaga mu inzoga kuvuga ngo ariko barunaka, noneho mushiki wanjye akanya yarabyangaga. Kandi koko yabonaga urugero iyo njye atari hazima. Kandi koko niko byari bimeze. None akambwira ati kuki atungwa, ati inzoga zizakugira nawe, ati inzoga zizakumara iki? Ariko sinari hamwe na barunaka. Mva nawe barunaka bagomba kunywa bafite n'impamvu. Je kukinywa kandi ntakwiye kunywa. Kigenda nari ntakwiye kunywa ngo nigire nk'abandi, kuko twari turi inkehoge nawe tubabaye. Ariko ugasanga uri muri bura nawe usinga ibyo ngibyo ngo ubundi ngo n'impanuka zigomba kubaho, ngo zigomba kubaho, ngo niyo mpamvu ngo umushoferi wirukaga, umushoferi zo muri imodoka ntiziruka iteka. Hari imodoka igenda buhoro yomboka. Ibyo ngibyo ngo nabandi ngo ni diabete, ngo diabete ariko ngo yadutse se yadukaye. Ariko abantu bose ntibayirwaye. Niyo yabirwawe na benshi baba bafite impamvu zituma bayirwaye. Izo ngizo ntukwiriye kuzifatanyamo nabo. Niba tutitwa izina rimwe, niyo twitwa izina rimwe ntituba dusa. Yego. We kuki ushaka kuvuga ngo iby'abandi ngo nawe ugomba kuba nk'abandi? Icyo ni ikosa. Niba ufite Mudindiza yirwaniwe, ubundi Mudindiza nk'uko twari tuvuze ituruka ku bintu baba barakoze. Buriya hariho abantu baba bafite imiryango y'abapfumu. Yego. Y'abapfumu ugasanga wabo barabaraguzi bararaguraga. Yego. Icya kabiri barakoreye ibigirwamana nk'uko nyine twagumaga kubigisha kubahanwa. Yego. Barabanzwe, baraterekeraga basekuruza, noneho bahaga abazimu guterekera no gutereka ngo abazimu. Yego. Noneho ukaba utakibikora. Uwo mwuka rero iyo wabateraga bo mu gihe cyabo barihutaga bakamenya bati inka zapfuye, inka zashize, habaye ibi n'ibi, imyaka ntiyeze, habaye ibi, none reka tujye kubandwa. Yego. Tujye guterekera. None rero turi muri viziyo senkani ntawe ukibikora, ntitunabizi. N'abadakijijwe ntibakibikora benshi. N'abadakijijwe ntabyo bazi rwose. Niyo mpamvu pastor njya mumubwira Imana ikwiye no gutabara igihugu cyacu, ikamanura imbaraga z'umwuka wera, ikamanura ububyutse muri iki gihugu. Kuko nitubandwa iyi generation ntizibyo. Kandi barabikoreye. Ego. Basogokuru barabikoreye, badata barabikoreye. Bifite ububasha bwo kwishyuza. Bifite ububasha bwo kwishyuza, nigeze kubibabwira. None icyo nshaka kukubwira rero, none abo bantu baba barabikoreye biratera ikintu cyitwa kudindiza. Birakudindiza, uwo mugozi ukagufata wajya kugira ku kintu ntukigereho. Umugozi Rudindiza uwubonera mu gihe
hari ikintu cyiza wakozagaho imitwe y'intoki ariko cyarangiza kigahagarara utaracyakira. Rudindiza ushobora kuyibonera mu kintu wamaze kwakira, cyarangiza kikagupfira ubusa ntikigukorere ibyo wateganyaga kukibonamo. Kandi uradindije genda ubona ibyo watekerezaga mu myaka 10 bigafata imyaka na 50 utanabigezeho, kandi warabibwiwe, barabiguhanuriye, waranabisegeye. Ubwo ndavuga abonera mu itorero. Ariko icyo nshaka kukubwira, urajya kubona ukabona muri rusange Rudindiza iriganje muri iki gihe cyane, ifite imbaraga, iriganje pasi, iriganje mu rushako. Yego, umuntu akaba umukobwa w'imyaka 20, urabizi mu myaka 20 umwana aba afite uburanga, afite ubuzima, afite asa neza no ku maso. Uwo mugozi ukakudindiza ukagenda ukagira mu myaka 50 ukakurekura, wakurekura cyangwa 45 ugashaka, wagufashe mbere warakudindije ariko ukashaka kubyara bitagikunze, umunezero w'abashakanye wo mu bushyuhe bw'ubusore ukagucika, ukakoroshya 20. Burya Rudindiza inagutereza kubenga. Yego, cyangwa ukagutereza ngo sindabishaka, cyangwa uwo nshaka sindamubona, ngo sindamubona, ngo nasabye umuhungu usutya ngo ureshya, ukagira ngo waramuremye. Uje ati ya turabizi ati ndacyabireba. Naho uri naho ni wa mugozi urimo kugira ute, ugufashe ukudindiza, urakubwira ati ndagufite mu kwege. Noneho wagera igihe ukabura ba bandi washakaga, nabo wabengaga ukababura, ugafata bari hanyuma ya bose. Urakugenza ubenguyu, ndavuga n'abasore, ego, n'abakobwa muri rusange. Abiza abakobwa bo nibo batagira chance yo n'ubudindiza cyane, n'ububabaza cyane kurusha abahungu, kuko umusaza n'imyaka mfite n'indi 10 imbere nabyara, na 20 imbere nabyara, ariko nta mudamu wabyara. Nungana nanjye niyo byagenda bite, keretse Sara nawe yabayeho nk'igitangaza. Icyo nshaka kukubwira, none ukujyana buhoro, ukubengesha, ukubwira kukiga, ukubwira kutarabona, utaragira gahunda muri ibyo ubwo, kandi urimo urabenga, urimo urakubwira ngo uzarongorwa n'umuntu usurya. None umwuka wa Rudindiza, pastor reka nkubwire nibi bintu abana b'abakobwa n'abasore bafite ikibazo. Njya nyibabonaho, ntabwo ushobora kuvuga ngo ndashaka usarya, kandi nubwo umushaka usarya n'umeze atya, wajya kubona ukabona ntacyo bimaze, ahubwo ukicuza ture, ukavuga uti icyo washimye kikakubera kibi, ubundi cyiza kiva ku Mana. Ndavuga aba mu rusengero n'abandi bandi, ukakujyana wakugeza mu myaka 50 runaka, utangiye kuva muri menopause, ukakurekura ugashaka. Umwuka Rudindiza rero naramubonye no mu iterambere arimo nta udakorera. Umwuka Rudindiza utuma ikintu wagakoza akakanya ugikoresha. Reka ze nkwereke, umwuka Rudindiza uza mu kazi, bakavuga ngo raporo y'ukwezi itangwa ku itariki 30 cyangwa itariki ya mbere. Wowe aho kugira ngo utegure raporo utangire kuyikora, ukajya wumva uzayikoresha, wabyuka ugiye kuyikora, hakavuka telefone iguhamagara, umuntu mutaherukana gakera akakuvugisha, undi akaba araguhamagaye ngo tugende tugira akadukora, warangiza ukahora ubona impamvu ituma usubika, ukazagira igihe cyo gukora raporo ukayikora nabi kuko watinze, bigatuma utangira kugira amanota mabi mu kazi kawe. Nko kudindiza, ntushaka ko bazakuzamura, uragutereza amakosa kugira ngo ugumaho uvaho. Umugozi narababwiye ngo umugozi iyo baguhaye 3 iyo hene waziritse mu kiziriko cya 3 ntikirenga. Iyo akuziritse 5 ni iki ariko urishiriza hareshya n'umugozi, ubituruka ku mugozi ukureshya. Ariko nubwo umwuka Rudindiza uturuka no mu masezerano bantu bagiranye n'ibigirwamana, uyu mugozi ujya uraturuka ku muvumo uturuka ku Mana ku bantu batayumvira. Nabyo bibaho. Arega bura ntago turigisha, Passcode turashaka kuzigisha n'umuvumo uva mu rusengero cyane. Uyu nguyu ndetse mu minsi mike niwo turi bwinjiremo, niwo twinjiramo cyane rwose, kuko abantu niho bandurira bakina n'ibintu byitwa Imana. Njyewe natangajwe n'umugabo witwa Eri wari umutambyi cyane. Abahungu be bacumiye ku Mana basuzugura igitambo cy'Uwiteka cyane. Noneho umuhanuzi arababurira. Eri abwira abahungu bati nimuze bana banjye, aravuga ati iyo umuntu yacumuye kuri mugenzi we,
umuntu abitwarira ku Mana ikabababarira. Arabaza ati ariko si iyo umuntu yacumuye ku Mana umuntu yamwitwariraho kurinde? Umuvumo uvuye ku Mana uteye ubwoba, kuko iyo uturuka kuri ibi usenya ibicaniro, ugakora ibikwiriye, ugatamba ibitambo bikemera. Ariko si yo uri kuzira umujinya w'Imana bigenda bite? icyo ni nacyo abantu batanazi. Ibi ngibi bisanzwe n'ibisanzwe, abantu baracumura nyine. Ibi bya karande byo mu miryango uracika rwose, uranava. Ibi ngibi by'imigozi itudindiza urabiciye. Yumvise ijambo ry'Imana ukajya mu mahame ya Bibiliya urabica uranakizwa, ubora nahindutse wabaye umwana w'Imana. Ibi ngibi bajye banavuga ngo turimo turaba, ntabwo batubatera. Muri Kristo byose birashoboka. Igituma abantu imigozi itinda no gucika, uyu munsi arakizwa akamaramaza, hashira ukwezi akongera akagwa. Bibiliya itubwira ngo iki? Yesu yakijije umugabo wari ku kidendezi abazi imyaka 38 ngira ngo yicaye aho ku kidendezi. Yego. Yesu aramukiza. Bukeye icyo nashaka kuvuga ngo bahurira mu rusengero. Aramubwira ati dore ubaye muzima. Yari yamukije arakira. Ubaye muzima. Yego. Ubaye muzima. Ikibazo umaranye imyaka 38 kirangiye umunsi umwe, iminota mike. Ariko ikibazo ntuzongere gukora icyaha. Yego. Utazabona ishyano riruta ryari rya myaka 38. Rya myaka 38. No kuvuga yaramubwiraga ati uzagira ububabare buruta ubwo wari ufite mbere, uzagira ubumuga buruta ubwo wari ufite mbere, kandi uzabumarana igihe kiruta icyo wari ubumaranye cyane. Burya abantu nge nirebeye n'amaso yanjye, abantu babahura n'ibibazo, bahura n'ibintu, ubona imigozi idaci, bituruka mu itorero. Ibyaha ukinira mu Mana, cyane ibyaha ukora waramenye Imana. Ayiwe apoza abantu ntabwo turabibigisha, kandi mu kiganiro cyiza dukwiye kwigisha. Nibyo tugomba kwigisha, tugomba kubyigisha, kuko abantu niho barimo bacumu, abantu niho barimo abandura. Tukavuga ngo karande yaranzozeho gatsindwa, kandi karande Yesu yarayikuye. Ari we wizonze. Yesu ko Yesu yamukijije, yaza gusubira mu byaha. Yaza gusubira mu byaha, ntiyari kubona ishyano ruti rya mbere cyane. Oya twese ubu aho mpagaza imyaka 35 maze iminsi nkorera Yesu. Iyo nza gukina mu Mana simba nkiriho, wararangiye kera, napfuye kera, sinakinisha Imana kuko nzaho yankuba. Hari n'ibibazo abantu bafite kandi bibaha Imana, bakajya barira ngo Mana kubera iki kibazo utagikuraho, ariko uzira ibihano waboneye mu kumenya Imana ukayisuzugura ntuyubahe. Ibyo ntibipfa kuvaho. Ayiwe, ibyo ngibyo rero abantu bagira ngo ibyo bana nabyo, ahubwo ukajya uvuga uti Uwiteka nzi aho naguye. Wigeze kutubwira hari icyitwa gucumura. Icyaha, igicumuro no gukiranirwa. Ngaho icyaha ni icyaha umuntu akora ataramenya Imana, ni uguhusha intego, ni ukuba ushaka gukora icyiza ntugikore kuko ukishakishamo kumenya icyo ukuri utarakimenya neza. Icyo nta karande gisiga kiragenda, akaba igicumuro. Igicumuro kigereranywa no kurenga urubibi. Ni ukuvuga ngo wakoze icyaha nkano umaze kumenya icyo ari cyo. Ko na Bibiliya tubwira, ariko muri buriya Bibiliya tuyisoma dute? Abantu basoma Zaburi gusa. Basoma Zaburi, ariko na Zaburi irabivuga. Bashaka n'uturongo. Ariko riravuga ngo niba dukora icyaha nkana tumaze kumenya iki. Abaheburayo ibice 10:26. Niba dukora icyaha nkana twaramaze kumenya ukuri, ngo nta gitambo cy'icyaha cyacu kiba kigisigaye, ngo usibye gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka no kuzaribwa n'umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Icyo kiza mu kintu cyitwa gukiranirwa. Ni ukuvuga ngo gukiranirwa, iyo ukoze icyaha cyitwa igicumuro ugacumura nkana, ariko ukihana ukabireka, Imana ikubabarira icyaha cyawe, ariko igihano gikomoka kuri icyo cyaha cyo gusuzugura Imana uragikubitwa. Icyaha cya Dawidi. Ariko ibi nagukunda, ibigukunda kuko wenda izaguha n'ubugingo, iragukubita ariko ikaguha ubugingo. Ariko ibi byaha bahora bakora, ariko icyaha ukora nkana ukagisubiramo cyitwa gukiranirwa. Ubundi ngo umuntu aba yahindutse yagoramanze. Icyo ngicyo ntago kigira imbabazi z'ubugingo, nta nubwo gikuraho ibihano mu isi. Rero abantu benshi nibyo barimo. Hari umuntu ugeze ambwira, ndamubwira ntariko ntiwakwihana ibyaha, atariko njye aposto ndakijijwe. Nibi nabyo warabiretse. Ati iyo mbikoze ati wenda gasambana, ati mpita niyogesha amaraso ya Yesu, ati ngahita natura yuko ndi umwana w'Imana,
ngahita natura ko ubugingo ari ubwanjye, ngahita natura ko Yesu yankoreyemo. Ejo wakongera ati nkongera nkadeklarara ati nkihanaguza amaraso ya Yesu. Hari umugabo wigeze kumbwira ko nawe yabwiye mugenzi we ati ndagenda ati yo nasambanye wenda sambana icyumweru cyangwa 2 cyangwa 3 ati nkamara iminsi 40 niyirisha tugwese akabinkura ati nkazongera. Ariko babwire bene data, nukuri kose iyo si yo Mana twabwiwe, sinabwo butumwa tubwiriza, sinayo mibereho y'abakijijwe. Reka twikomereza imigozi. Umugozi ugira ute? Rudindiza. Reka turebe ku ijambo ry'Imana ariko ukuntu Imana igikubita abantu ikabahambiriza uwo mugozi kubwo kutayumvira. Dusome nko muri Maraki ibice 6. Duhere ku murongo wa cyangwa Mika ibice 6. Ibice 13 bariho umurongo wa 13 duhereho na 14 na 15. Nicyo gituma naguteje igikomere babaje, nkugira umusaka. Uze kutubwira umusaka icyo ari cyo. Umusaka ni inzu itagiramwe abantu. Aha, nguhoye ibyaha byawe. Umusaka ni ikizu kidafite kigifurukwa, kitagira ugikubura, kitabamo abantu, kitabamo agaciro, kitagira ikintu cy'agaciro n'akamaro na kimwe. Umuntu agahinduka umusaka. Uruva umwuka. Erega n'ubundi iki kintu turimo tuvuga ngo mudindiza, ubundi umuvumo yego uturuka ku iteka cyane, kuko ngo yabwiye abayisete ngo ushyize ibintu bibiri imbere. Yego, ushyize umugisha n'umuvumo. Hitamo ukora ibyiza, umugisha, nukora ibibi n'umuvumo nawe urahari. Rero ibi ngibi abantu batekereza ngo Imana ni ivumo, kandi ni ivumura, nyine ntabwo Satani yagushobora. Ikintu Satani akora umuntu amuterereza ibyaha kugira ngo ajye mu bihano, ajye mu mivumo, kuko imivumo iranditse. Ibyo nabivugiye abantu bamwe batinda kubyumva. Umurimo wa Satani namoshya, icyo agushakaho, icyo agukora aguteranya n'Imana. Kandi ikindi kintu ariko nabyibuke mu gitabo cyo kubara, igihe Baraki yahamagaraga Baramu ngo avuma Abisirayeli, Imana ikanga kubavuma. Baramu ngo yaciye inyuma abwira Baraki ati, we ntugire ikibazo, wowe tegura abakobwa bawe beza ubambike twa tuntu tureshya, bajya gusura Abisirayeli aho bakambitse cyane, noneho babigishe gusambana. Noneho nibasambana, abo basambanye nabo bababeshye, babazane kuza kubasura mu ngo zabo, basange wateguye intonorano, ibyo kurya byaterekerejwe ibigirwamana cyane. Abo bahungu babirye, ati Imana izabiyicira bareke. Ariko urumva ati ubundi ntacyo ubundi wabashoboza se? Ntacyo wabashoboza. Imana yaravuze ngo ntago wavuma ntavumye. Kandi Imana yaravuze ngo impamvu Abisirayeli batavumwe ngo ntago yabonye kuragura muri bo, ntiyabonye n'ubupfumu muri bo. Icyo cyonyine gusa barebaga mu ijuru, barebaga mu ijuru nkuko tumeze. Yego, aravuga ati ubwo yanze kubahana, wowe bateza ibishuko by'ubusambanyi, barya ibyaterekerejwe, Imana irabiyicira. Kandi niko byagenze, ngo uwo munsi Imana yica abantu batagira ingano bateje mu cyane, bateje mu giga. Urumva ntabwo ariko bashobora. Ni nayo mpamvu igitabo kijya kurangira Imana yaravuze ngo, ibwira Yosuwa ngo, uramenye ntuzabure kwica Baramu mene Bewori, wigishije Barake ubwenge bwo gutuma Abisirayeli bacumura, kugira ngo mbatsembe, ntuzabure kumwica. Baramwishe, n'abami bose barabicanye nabo cyane, bari barangira ngo bari baranamwubakiye inzu ku cyaro. Apfa yarabaye umuntu ukomeye. Urumva ikintu twashaka kuvuga rero, uriya mwuka wa Rudindiza ufitanye isano n'umuvumo. Ufitanye isano n'umuvumo. Umuvumo uturuka ku byo mwanze kumvira ku bigirwamana biwanyu baterekereye cyane, cyangwa umuvumo uturuka ku kutumvira Imana. Nigeze kubabwira Bibiliya ni igitabo cy'amategeko. Yego, ni itegeko ry'Imana. Mbega harya igihugu kigendera kuri itegeko nshinga. Yego, iki gitabo ni hari itegeko, ni itegeko nshinga ry'Imana. Ubundi uzanarebe byitwa ngo ni mu Cyongereza ngo New Testament na Old Testament. Ijambo Testament ntabwo ari ijambo rya Gikristo, ni imvugo y'amategeko. Ni igitabo cy'amasezerano akubiyemo amategeko y'ibyo dukwiriye gukora ngo tubeho neza, n'ibyo Imana ikwiriye gukora bitewe n'ibyo yasezeranye.
dore Bibiliya ni itegeko. ni itegeko. Reka ngubwira pastor, hari abayemera hari n'abatagira bate. Abatayemera harushaka kukubwira ati ni igitabo cy'abazungu. Okay, nta kibazo. Ariko nukosa kizagutsibura. Bati hambere twaganira atari kwa turabizi ati niba abazungu atabazungu badusanze tumeze dutya neza nta neza mwari bufite. Nayo bambara ubusa babonja. Nta neza se yari yaho. Burya Bibiliya imeze nk'imodoka mu muhanda. Kera abagabo bitwa batagwenda ngira ngo urabazi. Batagwenda bahari hano muze mu butagwenda nyine. Mu butagwenda. Ziriya zayibanda na hehe. Zayibanda na za ntuzangira ngo zagashara ariko. Na za kashari? Oya gashari ni inkore. Cyese no barashyize muri iki gihe. Harahitwa butagwenda ndanabazi. Handi bajya bavuga ngo mutagwenda nari enzozo. No kuvuga ngo imodoka zicyanduka mu gace kiwabo kuko ntibari bazi imodoka haje umuhanda. Bene wabo batangiye kugura imodoka. Noneho imodoka ikaza yirukanka bakavuza amahoni bakavuga ngo nendeba ni ya mwene wetu. Bajya kuva ngo pa iramukubise. Batari kwavuye mu muhanda ati rambona ati ni ya mwene wacu. Nahari ya muntu za Gisenyi ngo ntago bavaga mu muhanda ngo muhanda n'ugwanzirorera. Yarangiza agapfa no kuvuga ngo imodoka zikabica ngo muhanda n'ugwanziroreraga. Aha. Iki gitabo rero kiguhesha ibyo cyasezeranije. Icyo byasezeranije harimo umugisha, harimo n'umuvumo. Ibintu ni bibiri rwose. Harimo ubugingo, harimo n'urupfu. Ndakubwira ubuyanga, ubutayemera, ube wumva ko ari abazungu, ubutanayisomaho izagutegeka, izagushyira mu mahame yayo. Ni wanga izaguhana. Kuko ibintu ni bibiri. Nutayumvira izaguhana. Nuyumvira izaguha umugisha. Imana ishimwe cyane. Ubwo rero twari tukireba ku mugozi Rudindiza uturuka kuko utumvira Imana. Yego. Iravuga ngo uzarya we guhaga. Icyo ongera utangire haro. Nicyo gituma nanjye naguteje igikomere kibabaje. Ninde ukimuteje ni Imana. Ni Imana. Naguteje igikomere kibabaje. Ariko muri aho ngaho niba muri Mika yakubwira ngo nimuze twiyungiye kuko nijyo bakomerekeje. Yego. Muri iki gihe pastor. Yego. Dukwiye buri muryango buri muntu buri wumva buri muntu uriho muri iki gihe akwiye kwiyunga n'Imana. Nokuri. Ikindi twiyunze n'Imana ntacyo byatumariye. Ibyago byose na Nyabingi ntacyo byatumariye. Yego. None dukwiye kwiyunga n'Imana yaremye ijuru n'isi ifite umwuka wawe mu ntoki. Ari nayo nkomoko y'umugisha n'ibyiza cyane. Kuko impano nziza zose ngo ziva mu ijuru kuri se w'imicyo rwose zikamanuka ziza kuri twe rwose. Ngo niyo mpamvu naguteje iki igikomere kikubabaje. Buriya ikintu kikugura umwuka uwo mwuka wa mudini uhora kubabaza kuko icyo ushaka kugeraho ntukigeraho. Uzareba abantu benshi mu maso habo harumye kubera igikomere. Yego. Uzi kuzinduka ukamara imyaka 2 nta nyungu ntacyo wunguka ahubwo uhora mu amadeni ideni ufata ideni wishyura irindi ntabwo wagira amahoro muri wowe. Ni igikomere. Umwuka wa Rudindiza uyu ni mubi cyane. Ukuhora ugutera igikomere kibabaje, ugutera igikomere mu rushako cyane. Kuko iyo abantu bashakanye badasengana cyangwa ngo bahuze inama ntibashobora kugera ku mugisha wabo. Nta destiny bagomba kugira. Burya ikintu shatani abanza guteza urugo ni amahame y'Imana. Yego. Ni umugisha w'Imana. Buriya nigeze kwigisha ndababwira nti igicumbi cy'umugisha ni urugo. Nigeze kubabwira nti rero hari ijuru. Yego. Hari paradizo tuzamara mu myaka 1000. Yego. Ariko iya mbere kuri iyi si ni urugo rwiza cyane rwose. Iyo udafite urugo rwiza ufite gehenomu. Ni gehenomu mu isi. Ni cya gikomere. Yego. Umuntu akavuga ati ndashinyiriza. Umugabo akahura ndashinyiriza. Nakora ikintu kwihangana umugore wanjye twasezeranye ibi nibi. Umugabo n'abati ndihanganira umugore n'abati ndihanganira. Ariko biradindiza iterambere. Biragutindiza niyo mubusana mubona amafaranga ntabyo ntimuyabona. Kuko biravuga ngo uyu mugore n'umugabo batumvikana ngo niyo basenga ngo umwe ab'inkomyi y'amasengesho y'undi. Nuko. Ariko ugiye gusenga buri umwe asenga ukwe n'undi agasenga ukwe. Ngo aya magambo tuyiteho sibyo ngo nkugira umusaka ngo hoye ibyaha byawe 14. Ni kitagira ni umusaka ni ikintu kidafite akamaro kiriho ariko kidafite icy'agaciro na kimwe. Uzarya we guhaga umva ariko ni wawe hazabamo ubusa uzabijyana ariko ntuzabisohoza amahoro
kandi icyo uzahakura nzagitsembesha inkota. Aka kantu turagasubiraho tugasobanura neza ku mugozi kuri uriya mugozi witwa Rudindiza. 15 uzabiba ariko ntuzasarura, uzenga imbuto z'imyelayo ariko ntuzisiga amavuta yazo, uzenga imizabibu ariko ntuzanywa vino. 16 wumve, kuko amategeko ya Omuri n'ibyakozwe n'umuryango wa Ahabu, babandi abami bagomeye Imana bose, byose bikomezwa namwe mugakurikiza imigenzo yabo, bigatuma nkugira umusaka n'abaturage baho bakimyoza, kandi muzagerekwaho n'igitutsi batuka ubwoko bwanjye. Icyaha cyane ikintu gikomeye pastor, nanjye biranteye ubwoba kuko uzi kurya ntuhage. Ibyo kurya bihari ntuhage, ntabwo uhaga. Usanga muri iki gihe, reka ngusetse, umuntu arakubwira ati kugira ngo utabyibuha, ariko urumva ni mu muvumo, ariko bakavuga ngo ni bigezweho, ngo ni heresi, harya ni lifestyle. Yego, bati ubundi niba ushaka kutabyibuha ntuhage. Njya mbwira abantu n'abatambyi baryaga inyama bakarya handi ku kinuri, nicyo banaryaga bakarama. Oya, bakarya inkoro. Ubundi inkoro nibuga niyo mu nyama z'inyamaswa n'iryoha. Oya, ni nayo igira ibinure. Ndanjye niyo kugura niyo ngura. Kera baravuga ngo ushaka inkoro akora muze. Ariko nyumvira ngo mazarya ntugire ute. Ubu hariho kuvuga ngo umuntu ngo no mu nzu yawe hazabamo ubusa muri stock. Yego. Ariko nyumvira kuvuga ngo inkoro ngo uzarya ntuhage. Abantu barakubwira bati kugira ngo we utakaze ibiro. Ibi bintu ndabibabwira bakavuga ngo urabizi ngo niki. Pastor, mbonye ngiye mu mahanga, abantu bararya kandi ntibarware nyine. Ariko ibi bintu byadutse nigeze kubabwira mu gihugu cyacu, izi ndwara umva, ntabwo leta izicara ngo ifate gahunda yo gukuraho indwara, irabavura. Nibuka igihe hepatite yazaga yisha abantu, baritanga bafata imiti igura amamiliyari utashobora kugira. Leta ishoramo amafaranga yo kugira abanyarwanda. Ndabyemerera, ariko sizavura na kazi. Ishyiraho n'uburyo bwo kwirinda, bivuga ati mukureho ibihugu ibishugunda, mukamisha amazi mu bireka, imibu iburaho ibyari. Ariko hari ikindi tugomba kurwana nk'abasenga, tukarwana n'uyu mwuka ukenya abantu, wica abantu, uteza abantu stroke, uteza abantu iki. Ibi byose biraturuka kuki? Kuri ibyo bintu, umwuka udindiza. Urafata amafaranga wajya kugira ngo uyishyure ukayananira. Reka nkwereke umwuka udindiza ukuntu ukora. Ni ukuvuga ngo umuntu aragenda akagura stoke y'ibyo kurya akabishyira mu nzu, kuko muvuga ngo mu nzu yawe hazabamo ubusa. Urumva, umukozi ufite akamera nk'agatunzi. Umufuko w'umuceri wakamaze ukwezi, wakamara ibyumweru 2 kugira ngo ukunde we kugira icyo uzigama. Wamwirukana ukaza n'undi nawe akaza ameze nkawe. Umwuka udindiza ni umwuka utubya. Iyi ngo hazabamo ubusa, ngo kandi ngo uzajya gukora mu kazi, ngo icyo uzakurayo cy'inyunguri cyangwa igihembo, ngo ntabwo uzakigeza imuhira amahoro, ngo nzagitsembesha inkota. Niko imeze. Inkota ni indwara. Abantu buga barakora, yageze kuri 20 kangaha akarwara, cyangwa akarwara umwana mu nzu, cyangwa akarwara undi muvandimwe, yahemba kuri 20 kangaha wiza wenda guhemba. Ariko uzibaze neza, iyo wabonye amafaranga nibwo havuka ibibazo, kandi amafaranga yashira ibibazo bikagenda. Hari umwuka utubya, ari wo mwuka witwa umwuka udindiza. Uhore mu madeni, uhore umushahara ugashira, wamara gushira ukiguriza ku kazi bakaguha, noneho igihe waba ugiye kwishyura bwa bundi rya deni hakaza ikindi kibazo. Umwuka witwa mudindiza. Umwuka mudindiza rero, kuko ntuzatera imbere umeze. Umwuka mudindiza ni umwuka uvimdimwe n'inyatsi. Inyatsi niyo isohoza ubushake bwawe rwose, kuko ntabwo ushobora gutera imbere ufite mudindiza. Ntabwo byakunda. Ikintu runaka ujya kubona amafaranga shatani yamaze gupanga, mudindiza yashyizemo umupango wayo kuyishyura. Bije yayo ihari. Bije ihari. Iyawe gahita isiba. Yawe yayikuye. Agahita haziye.
umunsi uyu umwe. wabonye amafaranga uyu munsi niho gazi ishira, Yego. niho radiyo, niho televiziyo ipfa, watse imodoka ikanga kwaka, niho imodoka uyitunze ipfa. dore Mudindiza ukuntu ari ishyano. Ni ukuvuga ngo ujya kubona imenya ko amafaranga. ugiye kubona amafaranga igatuma usezeranya umuntu ko uzamukorera ikintu, ugasezeranya ko uzamukorera ikintu, hakavuka ikindi kibazo hariya, kugira ngo numara kuyasingira mu ntoki azabe yarakoreshejwe utarayabona, ukagenda uyashyikiriza ba nyirayo. Byo umuntu wigeze kugira kumbwira ngo udatera imbere. umva pastor, murigeze kumbwira ati mpembwa miliyoni, ati mbikubwiye nk'umuvandimwe, mbona ibihumbi 25 nibwo mfata mu ntoki, 25 gusa kunyane kandi mbarirwa iki miliyoni. urumva Mudindiza uyatera imbere. Ese biza bite? Ati ibi nibi ubwo urumva ukabona ari mu patarimo cyangwa ishati ukeberwa akora, kandi bavuga bati dore umuntu wakize. Aba bantu umva ngo urebe ukanabacira urubanza, wenda urabizi abantu ntibanakorera Imana bayakurehe ntayafite ko Mudindiza yamubujije. Iteka utekereza ibyo wakora bigapfa, keretse ubanje gukirira uyu mugozi. Hari ibintu bibiri bizana uyu mugozi witwa Mudindiza rero. Icyambere gikomeye usibye ko bituruka ku Mana, n'ubwoko bw'ibyaha bituma Mudindiza iza mu buzima bwawe cyane. Icyambere ni icyaha cyo gukoresha umunzani udashyitse. Ukaba uri umucuruzi ugafunga ibiro by'isukari, isukari ukayibaha akantu kimwe cy'icumi cy'akarobo, ugahambirira umuntu isukari ituzuye ukamubeshya ko yuzuye. Ibyo nibyo bizana umugozi witwa Mudindiza. Ndabizi ibyo ngibyo, nigeze kujya kwegura bizi, turabahamya bibyo ducamo. Nigeze kujya twacuruzaga amata iyo twabagayo, niko kazi ngo kacu ko ntabwo twakora se iki kindi twari abacuru. Unyumvire abapasita bacu barahari, ba bishop Rwanda muracyari se, bakatwihorera bakatubuza, ariko batari ko gushyira amata mw'amazi mwabiretse we nabihore bakatwihorera, ariko bakabitwigisha. Nkafata amata tukashyiramo amaki amazi tukagurira byose, aguma kubigita, araguma ari igitari, aguma ari yera, burga arera ntabwo ari igitari. Noneho bukeye ndavuga pastor, nkabona nkajya kubona amafaranga, haje ibibazo, mama yarwaye, mushiki wanjye yaje, abantu baje, abashyitsi ntazi iyo bava bakaza, kandi ugatubirwa ari bwo yagize menshi. Ikijerekani kimwe kikavamo kimwe n'igicu, urakoze, ariko akaba ari bwiyabura. Ariko urumva ubundi kushyizemo ubujerekani bubiri bw'amazi, uba wungutse. Basi Imana impecyo cyanditswe iki ngicyo icyo usomye ngo uzabikora, ngo ariko bizagira bite, ngo uzabigezayo, ntuzabigeza mu rugo amahoro. Nderekwa ndavuga ariko Mana niki gituma natera imbere, kandi ndimo nkora, Imana inyereka iki, inyereka ngo ndimo mbwira umuntu ndebera nshyiremo amazi atagira umbona, ntimvomera hariya litiro 10, mbwira umungu wawe ngo sukamo. Noneho ngo ndangije ngo amafaranga yuzuye umufuka, ngo najya kuyashyira umufuka, ngiye kubona nkabona twatuzu tw'indaro. Ego mbega wa muzimu bwabuzu basogokuru bakoreraga mu Imana bwaje kugira gute kunyishyuza, kuko wamaze gusubira mu murongo wabo. Urakoze ariko haleluya. Noneho najya kubona ngo nayashyiramo nkayoberwa ukwagwa, nkajya kubona nkabona umufuka ngo usigaye aho ngaho, kuko bazaga kukurega, bazaga bari bafite icyo bashinje. Imana imeke cyanditswe, mpera ko ndihana, sinongeye gushyira amata mu amazi, kandi abarwo ibintu bigenda neza cyane. Ni ukuvuga ngo kimwe mu bintu ushobora kwirinda bigatuma umwuka wo kudindira, umugozi wa Rudindiza ugucikaho, ni ugukiranuka mu byo ukora. Icya-10 ukagikiranukaho uko kiri, niba ari amaturo ukayaturanukaho uko ari, wasezeranya umuntu ijambo ukarisohoza. Ni ukuvuga ngo ntukagire ikintu ubonera indamu mbi cyane, ntukarye iby'abapfakazi ubarenganije, ntugatange ruswa kugira ngo uhohotere umuntu.
ibyo byitwa umunzani udashyitse cyane, bizana ikintu cyitwa rudindiza. urakudindiza kuko ushobora no kuyabona, bashobora no kuguha ruswa ya miliyoni 100 cyangwa miliyoni 20, urumva miliyoni sinzi urwego buriho, ariko urayarya kana kuryohera iminsi mike, ariko agashira ukazaterwa n'indwara yose akagushira. Iriko biravuga ngo icyo uzahakura nzagitsembesha inkota, ntabwo uzakigeza mu abantu niko bamera, baragenda bakajijisha gukora, umuntu akora yunguka. Yego, sinanze ariko ikintu cyitwa iminzani ibeshya, yego, guhuguza, ibyo bita injustice. ariko paza uzi ko abantu baryoheye mu mahugu, bararyohewe cyane. umuntu akicara agahuguza mugenzi w'ikintu, cyangwa ukicira ikintu mugenzi we yaragiye kubona, ikifiriza nawe ntakibone, umwuka w'igomwa ni Bibiri wita iki? Igomwa. Uwo mwuka nawo utuma umugozi rudindiza uza. Ariko paza dukwiye kwigisha gukiranuka mu itorero, kandi binogeye mbisubiremo. Tutigije gukiranuka se twatwigisha byatumarira iki? Gukizwa ugahinduka. Uzi ko Bibiri ivuga ngo ubumudikiye ufite inyungu y'amahugu gutyo, ngo ameze nk'inkwari wundikira amagi atarayayo cyane rwose, ngo ibyo Imana izabitsemba mu kanya gato, kandi ngo n'imyaka yawe igira ite? Itube. Abantu barabeshya, rudindiza ikakwihorera, kwera ukavuga uti ndayari ariko azangira atese, akanakuryohera ukagura inzoga ugasinda ukaryama ukabyina ukayabyinira, mu kanya gato uzasoza nabi. Burya mu bintu Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo, ubwo yahaye Abrahamu ikamuha abana afite imyaka 100, yego, ikongera ikamuha bandi nyuma, yego, nasa we yahaye umugore we kuri Ketura. Ariko Imana iyi ngiyi tuvuga ubundi kamere yayo ni ukugwiherezo ryiza. None se cyahamagarira abantu, nicyamagarira abantu. Mbega Yesu yapfiriye kugira ngo ariko pastor ubundi abagani bavuga ngo zikusoka nabashoka kuva amabuga, abashogora bavuga ngo zikusoka teze kuvanuma, mbega nabagande niko teze kuva amabega. Bure na ikintu kimwe nko gutangira ukagumana ugaca ibintu ugasambana umusore myaka 50 waciye ibintu urayerere urakora ibyo ushaka, ntacyo wagera mu myaka 70 80 aribwo warukeneye gusoza neza Imana, ugasarura ibyo wabibi. Reka burya ibintu dukora byose tuzanabisarura. Icyo umuntu abiba nicyo asarura, no gukiranirwa birasarura. Ngo ubibira mu mubiri ugasarura kubora cyane, wabira mu mwuka ugasarura ubugingo. Wawumvise uwo umwuka wa rudindiza afite umugisha. Ariko na Bibiliya Yesu yaravuze ariko ate ibintu by'umuntu, ati ubugingo bw'umuntu ntibuva mu bintu byinshi agize atafite. Niko abantu babitekereza. Abiza ndakirize Imana yampaye umugisha, mfite amazangahe, urayarya se, uraterura inzu ukayihekika igashira. Njyewe nzi umugabo twari tuziranye, yigeze kuba randi rodi umuntu w'inshuti yanjye, uranyumva, yanyumvise nsenga nabasuye, nsenga 2 nsenga 3, hari abantu bari barwaye barakira, aza kunyihererana turicarana. Iteka buri mugoroba yarazaga akinjira mu nzu we, agahindura imyenda yari yambaye, agafata igicupa cya Coca-Cola kinini cyane cya litiro 2, agafata n'ipaki y'itabi, akicara mu modoka. Yari afite amazu atajya aryamamo, afite abana 2, umwe arwaye niba ari umutima, undi arwaye ku gicuri. Noneho turiyo tuganira, arambwira ati pastor tabigeze rero najye uzansengera nimeze bite? Ati ntukabone ngo dufite amafaranga ariko tumeze nabi, hari ibintu tuba twaragiyemo, ati bikagorana kubivamo. Ati turagira ngo mu nzu yanjye simba nshaka kuharyama, tujibona micaramo se ntoya, none se ko ari inzu nziza ko mfite abapangayi, ubu bimariye iki? Ati ntuzwe niyukoka n'iritari. We yaracishije, afite ibyaci byamutegetse, biramuha amafaranga ariko ntaryama, yego mama, ariko nta mahoro, ariko urubyaro rwe ntarwo afite narwo. Wese umwe aragwigicuna rwawe umutima urumva afite abaye, ariko ibibonerwa muri Kristo nta mahoro gusa. Ariko Paulo yarabivuze ngo iyo kubaha Imana gufatanije no kugira umutima unyuzwe, ibyo ngo bigira umumaro mwinshi. Avuga ku bintu byerekeranye n'amafaranga, aravuga ngo abantu benshi bararikiye amafaranga barayakunda, ngo barangije bihandisha imibabaro. Uwo mugabo yihandishije imibabaro. Ariko urumva
umwuka rudindiza iyo uje rero abantu bashaka kuwukwepa aho kugira ngo bagarukire Imana iwukureho bakora ibyo gukiranuka Imana ibazamure bakajya gushaka inzira z'ubusamo cyane. None rudindiza ntikurwaho n'ibitambo, kurwaho no kubaha Imana. Keretse waradindijwe n'abazimu mu miryango. Yego, cyangwa ariko we kugenda wikorera ibyo ngibyo ukora bene ibyo ngibyo. Ariko pastor niki cyakura umuntu umeze atya utunzwe na koka ufite amazu n'ayabakodesha afite abana bibarwaye ibicuri n'abarwaye imitima noneho nabangwa koka ntaryame no muzu urumva yahoraga mu modoka. Icyo ni ikintu cya mbere yabanza akajya kwa Yesu wenyine akirukirayo wenyine akamutabara nta handi akirukira kuri Yesu utanga ibitotsi ariko akirukira kuri Yesu umara abantu ubwoba cyane akirukira kuri Yesu ukuraho urubanza akazana imbabazi akirukira kuri Yesu utegeka abadayimoni cyane kuko ngo yaje gukiza abashatani twazi igitugu. Rega icyo ni igitugu abana bize uzi gutungwa n'itabi bazi ko ryica Coca-Cola nayo n'indwara burya uhora uyinywa nta muntu wari uri muri nta muntu bega umugabo ageze kumbwira ati n'uwate n'intuzi ubona tugenda gusa ati ni coffee zigiye ni kawa ati ni kawa igenda ati ni kawa ubona igenda kuko aba yananiwe iteka ka abantu baragenda ari Coca-Cola ariko abantu niba numva ari umukecuru wajyaga abwira abantu ati wowe uri igiti gitoboye amaso urareba ariko ni igiti kuko ikibwira umuntu uko yumva nuko yumva agashyira mu bikorwa nuko yumva akanumvira. Dusubire kuri uwo mugozi witwa Rudindiza watubwiye ukuntu itinze umuntu kubyara akazabyara atagifite n'uburyo imutinza gushaka yego ari mwiza bamurwanira afite ikimero 25 akabenga 30 akabenga 35 ati nzabireba 40 ati noneho ndemeye agashaka babandi wenda barashatse kera nawe urimo warakuboneje umugozi warakufashiwe warakudindisha wamara gushaka uti Imana mpabana none tukajya twifasha Sara yarafite isezerano nawe niba urifite okay ariko niba utarifite mudindiza yicakire kare kugenda bibonye umugabo nigeze kwigisha hano mwitonigisha ibintu bya mudindiza ibi ngibi karande yo kudindiza umugabo ari mu mbago mfite imbago ebyiri mfite kwa mambere zidasa urumva ubukene kamambere ntiziba zinangana ushobora kubona kamambere imwe y'umururungu uzabone intuza y'umutuku bingana cyane ko ziba zaravuye mu birenge by'abantu batareshya yego ariko bana ndigisha rande ari umugabo va kubingongo bagongo badama ngo nibo bagabo bose bo barakoze ari umugozi ubudafite se bamudindiza buri muntu afite arambwira ati mfite imyaka 30 yanganaga nkuko ngaruka ntacyo nabuze nari mfite amafaranga nari mfite ubuzima sinzi icyatumye ntashaka ntabwo bigitswe ati kuva nabo ubwo yaracumbagiraga warasambanaga se nibura byose yiberagaho yari umwana mwiza hari ubwo bugana dayimoni gutereza ku mwana mwiza bakagira ngo uri umwana mwiza kandi harimo ikintu cya rudindiza cy'ubuziritse cy'ubugorigori shatani yagushyizemo yego kwiberaho ngaho nene subu sinki namubona maze imyaka myinshi na 10 n'ingahe ariko icyo wakoze waramudindije ari umugabo afite amafaranga agira imyaka inga afite 6 n'ingahe atarashaka uramure gusa yashakane afite kamambiri zidasa ari umukene afite imbago kwakuva ngo abantu bashaka abagabo bashaka ngo akugirira ateze kumupfunya se mu mushingure waramugize ute waramuhamye waramudindije arambwiye ati ntacyo nabuze ubuzima nari bufite ariko sinzi icyatumye namva naje gushaka umwuka wa rudindiza handi ugaragarira utera abantu kwivumbura mu kazi ikintu cyakugiriye akamaro ugahita uvuga ngo ngiye sinjya ninginga nejo nzabona ikindi ubwo uradindiye urarangiye kuko akazi ukamazeho imyaka 2 kandi bamaze kukwizera bagiye kugira gute uri murakubwira ngo ujya nta wansuzugura kuko udasuzugurwa suri iki Yesu se ko bamusuzugura ari umwana w'Imana nuko dayimoni afata umuntu atera umuntu kutumva neza ariko se ntago muzi ko mubigerageza ariho Imana izamurira abantu ariko se pastor ubundi kuki wakumva ko boss wamutegeka uragutegeka ashaka oya hari nabandi bavuga
ngo ngiye niba nkugiriye inama bosi wanjye ntukurikize inama yanjye njya akazi kawe ndagasezeye. Ariko bosi yatangiye akazi hari ibyo ashaka kugeraho, ubundi wowe ujya mu itiyo ugakurikira ibyo bosi ashaka, ugatanga ibitekerezo wagira Imana bikemerwa, bitakwemerwa ugakurikiza ibyo umuyobozi wawe. Ariko iyo ufite rukerereza mudindiza kudindiza. Niyo mpamvu ujya kubona bakavuga bati ubu buyobozi nk'ubu ntibugenda neza, ngomba kubwanga. Bwawe se bwawe ni ubwawe, tegereza igihe cyawe nikigera, nawe nikigera uziyamamaza utsinde, nawe ushireho ubwawe, ube gitifu. Ariko muri aka kanya mvira gitifu ntabwo kumvira aragufunga. Ariko cyo niki so uvuga ngo ngewe simbyumva ngibi ngo duva ngo bitafunga bose ngo bidafututse. Ariko hari n'abantu bagira uwo mwuka, ikintu cyose kitari igitekerezo cyabo ntibakemere. Ariko se pastor, ikitari icye cyose akakita kibi. Nz'abantu umuntu akicara kumva yahunga igihugu gusa kuko ngo arumva ibi ngo biragenda ngo atabyumva. Utabyumva ubundi reka tuvugeho gakeye. Perezida bumwe ntago baba bane. Harugwa wamva igihugu gifite abaperezida bane. Oya ntabwo. Iyo ujya gutekereza no kumva wahangana nawe cyangwa wamuhangara nuko ubukomeye aba yaragukomeje. Yego. Aba yaragize uko burya niwe uzamura. Ubuseze amwita nahangara na perezida anzihise. Nta nubwo bitekereza. Sinanabitekereza. Mu nzozi urota ibyo ntibirimo. Ariko noneho wa wundi kuko bamwigije hino ati ibi ntibigenda neza, ibi iyo bitakoze igebewe. Musaza ujye ukunda kuba ku YouTube uvuga ngo gewe ngo ntago nategekana ngo nabari abantu ngo bameze barya nabarya, kandi umusaza uri kwisazira mu gihugu cye ameze neza, abaye runaka arakomeye aragize ati oya simbishaka. Ariko ari umwuka wa mudindiza, umwuka yakaba yari arahageze yicaye atuje ari mu gihugu cye, arahajya gusakuza ku YouTube ngo amarire iki bigere hehe bimara iki. Ibyo ni ibintu dukwere kwigisha n'abasaza. Akarinda saza imyaka 80 arimo aravuga yarabuze icyo cyubahiro ntacyo afite ku YouTube, ari arafashwa yakarikwa. Gubwire pastor ikintu kitwa mudindiza ntawe utadindije, udindije abantu besh. Kandi umwuka wa rudindiza udindiza umuntu agasigarana akanwa kavuga, akamera nkaho ari umunyabwenge, ariko ubwenge dore Imana yarambwiye ngo ubwenge ngo bugaragarira mu byo wagezeho kubera ubwo. Ariko abantu bavuga ngo ngende umunyabwenge gusa, wamubaza ngo ubwenge wabukoresheje iki kigufitiye akamaro kabura, buriya ntabwo bo bahari. Ubundi se ubwenge bwari ubu, ubwenge nicyo wabumarishije cyane. Ikintu kitwa mudindiza kidindije abantu, kidindije abanyapolitiki, yego, kidindije abakomeye, yego, kidindije abantu, kidindije abacuruzi, kidindije amashuri, kidindije abakobwa. Oya burya n'abantu basenya, yego, nakantu kaba kangana rwara bakemura gato cyane, kangana rwara kakamuberera umutwaro uremereye, akumva ntiyakwihanira umugabo. Cyangwa natansaba imbabazi sinzabyemera, cyangwa kumva umugore sinamwumva cyane. Ukumva umugabo ntiwakumva umuki uwo umugore usanga atashasha uburiri buri munsi, ukumva ni inenge ikomeye. Buriya haba hari umwuka, haba ari ikintu kiba kibiri inyuma ariko ntibakimenye. Yewe umugore natanyakira nk'uku n'uku ntabwo nzabana nawe. Uzabana se n'ubuhe? Uwo ngo wenda uzi guteka neza cyangwa uzi gukora ibi n'ibi azaza afite ibindi nawe. Yego, uzahora muri ibi. Oya, umuntu umukecuru wangegeze amucira umugani wa Kinyarwanda aravuga ngo umuntu yangashaza basangira akazana shaza umubegera cyane, ngo birukana n'ugugu n'igufwa ukaza n'urimira bunguri we ntanari guguna ariko akarireba rikagenda, karitamira karihirika. Wowe undi anagugunaga aleluya, ariko noneho uje rero mu gihe aguguna nawe ukabutamira. Izi ngo zisenyuka bituruka ku kantu kitwa mudindiza. Urarongoye umumara imyaka 5, umumara 10, uratanye uratangiye. Umwuka mudindiza n'umwuka mubi. Umwuka mudindiza utana n'umugore umwe ukavuga utanakijijwe, ukavuga uti ngewe sinzongera gushaka ndarangije ngumiyaho. Umwuka mudindiza atuma ushwana n'umukobwa cyangwa umusore mwakundaga, ukavuga uti yanteye igikomere sinzashaka.
Rudindiza ukagira wageze ngo imyaka 65 wabona uko ugiye gupfa uri wenyine ari nta kana bwara aho ugera wihereza amazi ariko ukamwifuza. njya mbigisha nkababwira gushaka si ukuvuga wenda ngo ngo ni ibingibi ngo umugore n'umugabo ibi bisanzwe bya gushaka ni ihame. Icya kabiri hari aho uzegera wifuza umugabo cyangwa wifuza umugore cyane. Hari umugani w'igifaransa baca mu kinyarwanda ngo uvuge gutya ngo umusiribateri ngo abaho nk'umwami ariko agapfa nk'imbwa. Ngo ariko umuntu wubatse ngo akiberaho nk'imbwa ariko agapfa nk'umwami. Iherezo nibyo navugaga, iherezo. Shaka kuvuga jewe ibingibi hariho abana banameze batyo, baramudindije akumva amafaranga afite n'imodoka nziza, afite n'amazu, arashaka umugore umubaza uvuye izi saha akamugura. Kavuga ati jewe sinshaka umugore, narabyaye. Hari uwo yateye inda amubyaraho umwana umwe cyangwa undi yamubyaraho undi amubyaraho umwe, bakaza n'intuza akayibaha ariko ntashake. Hari ibintu akumva araryoshye. Hari ibintu bisigaye biriho muri iki gihe, inganda nyinshi ziri gukora amarobo, basigaye bakora abakobwa beza, bagakora irobo ndende y'umukobwa muremure ufite umubiri ukoraho ukenda kumera nk'umuntu, mushobora gukorana urukundo, wamukoraho akagira senses akavuga nk'uko umuntu yakavuze hari igikorwa cy'urukundo gihari. Noneho abagabo bari kubagura babarwanira cyane kuko babafasha gukemura ibibazo by'ibyifuzo by'umubiri, sibyo? Ariko batabashyiraho amategeko. Nta mubaza ngo waciye he, nta mubaza ngo wavuganye nande, nta mubaza ngo amafaranga ukorera ajya hehe. Noneho hakagira iki kintu ajya yiraranira nacyo kikamuha wa munezero. Abagabo basezeye abagore kacika habaye. Ariko buriya nibyo umwuka wa Rudindiza nicyo nakubwiraga cyitwa umuvumo origino. Yego, uriya ni umuvumo gusa mubi cyane. Unzandebere isaza rya Pastor, Imana ijya kureba umugore n'umugabo yari izi ko ibigo bikwiye. Yego. Paulo se nibura ngo tubyemere cyangwa wabaye Kristo, urabyiyemeza uti jewe yiyeguriye Imana. Abo babaho cyane, nta n'umuvumo babafi. Ubwo Timoteyo wa mbere ku bice 7 baravuga kose. Ariko ushobora nako abikora into bambere kumva wakorerwa robo ukabana nayo uranze umugore waremwe n'Imana ukaryamana nayo. Cyo ikindi icyakubiri, kuki wakumva ko udashaka umugore ukubaza watashye ryari, ukubaza wabaye ese amafaranga, ese nupfa ugapfira mu nzu ninde uzanamenya ko wapfuye? Kuzapfa kandi ibi byo tujye tunabitegura ko n'igihe kizaba. Ariko dukwiriye burya Imana yabiremye ibizi kugira ngo umuntu arusheho gukora neza, nuko aba hari undi umubaza ngo ibyo wakoze wabikoze ute cyangwa urabikoreye usuko. Niyo mpamvu na za leta ziba zifite inzego zisumbana, uru rukagenzura ibikorwa, uru rukubahiriza itegeko, uru rukaba rushinzwe ibi, bakabyita checks and balance. Kugira ngo umuntu atazigenga cyane ngo akoreshe ubushobozi bwe nabi. Yego, urumva ku musozo rero icyo nkubwira, umwuka wa rukerereza uyu nguyu wa Rudindiza nako kimwe no gukererwa, ni umwuka wa Rudindiza uyu nguyu uboshya abantu bawukire bate? Bawukizwa no kumenya intambwe ya mbere, bakawukizwa no kurwana nawo. Yego, ukafata ibyemezo ngiye kurwana n'iki, mbaza n'Imana n'iki cyatumye kuki ntava ahondi ushara wa wundi wa rukerereza. Nigeze gusengera umukobwa sizina barabitanze ngo bageze kumbwira pastor, ndamubwira nti yanturutse imbere mbona arazenguruka muri rompo. Ndamubaza ntari ubu ni umudamu, ndamubaza ntari ko abyayaka ko mbona uzenguruka muri rompo, wa mukobwa urakora iki muri rompo? Ati ngiye rompo, nawe uzenguruka muri rompo, ndabona ibyo urushaka kwemeza bitya nibi bimeze bitya nibi bimeze bitya. Nuko bita amasengesho y'iminsi 7 yihana ibyaha bye, arabyatura, ariyeza, ajya imbere y'Imana. Ubundi iryo hame rya mbere ribanza. Ubundi biratubwira ngo nitwegere intebe y'imbabazi, ngo dufite umutima uminjiriwemo kutimenyaho icyaha cyangwa ikibi. Noneho dukora amasengesho arangiye mu minsi mike bararambagijwe, abararungu. Ariko ikintu cyitwa ubukwe kuri we yari yarahabye ko bitazabaho. Hariho abantu bumva iyo wagukereje ukugeza mu gihe cyo kwigunga ukumva ntabwo bikeneye. Rega wari nk'umugeze uranakuza umubiri urakura ni kumera.
sunumva warongorwa nande ubutamutangira 20 warabenze baranakubenga se cyangwa ntiwanabona ukubwira ugeze mu myaka 50 gusa urumva ugifite yecyo isi cyakabiri ukabyanga utabyanze ukabyangishwa no kubona ko bitakunda wenda ntiwagize n'ibyago ngupfakare kuko bwa upfakaye Bibiliya kwemera gushaka kuko n'Aburahamu barapfakaye barongera barashaka abandi barapfakaye burya abantu b'Imana abenshi barapfakaye ariko bakongera bakagira bate nta nubwo amategeko abihana cyese iyo bibaye ni nayo mpamvu Bibiliya inavuga ngo umugore niba apfakaye akaba ataragira imyaka 60 ngo ntibazamwandika mu gitabo cy'abapfakazi ngo kuko byatuma yiyegurira Imana yarangiza akazakenera gushaka cyane rwose bigatuma acumura ku Mana byavuzwe na ntuza se na Paulo utashatse 65 ntimubashyire hehe mu gitabo cyo kwandika kumenya ikibazo gituruka icyakabiri gisengera icyakabiri wiyegurira Imana ubutunga n'ibyawe niba utakiranuka buriya pastor ari umuntu wigeze kuvugana n'ingiye kumukubwira nigishaga imbaraga z'igitambo ku itorero rimwe arambwira ati pastor ndahagurutse kuva ngeze mu Rwanda umugabo ndusha imyaka nk'ingahe kuva ngeze mu rugiyo nkorera 100,000 ono umwuka Rudindiza ati jana ati habe n'ijana na kimwe ntacyo mare ntanze uyu mushahara ariko yabonye na pasiyo kuko arakuze umuntu ndusha imyaka nk'ingahe ariko iyo ashaka kugura abantu be barakize ntabuza amafaranga mu bintu byiza bishaka yabaye imbuto ku bana nta kintu abuze cyiza baravuze ati bimara iki ahubwo nza kubimenya ki umushahara kuva nabaho 100,000 buriya hari ikintu kiragaza pastor ibi bintu tubijya tubigisha iyo utarakariye umwuka wo kukudindiza uguhezaho kuze ntabwo wawuva kugira gutya ukuzenguruka umushahara ni wawe iyo warakaye uravuga uti ndambe uyu mushahara reka nguhe Imana maze ndore none ntacyo mariye ariko zo ni imbaraga zikomeye ni ukumenya kwisunga Imana ukamenya ko ari ikomokaho byose yese ni ukuyisunganya ukayiyegurira nkuko bivuga bigeze kuvuga sinzi hano barimo bigisha mfite 5,000 ndavuga ubundi amafaranga ko ndayatanga impambi itazakugeza i Kigali kandi wimarira ku Ruyenzi nyihaye Imana ariko Imana icyo yankoreye mu minsi mike agashobora Imana burya Imana pastor ibintu tubigisha abana bacu urabizi uvuga gutanga wewe wamuvuga buvuga ibitambo n'imivumo nkubwire genzi Imana imyaka 35 ngenda n'Imana wone umufu nabafite ubusuteze ibi itaraza bizaza ndabitegereje kuko na Abrahamu yarabitegereje na Isaka agira ate na Yakobo igihe kirahari ariko banzu urandura umuzi witwa na Dawidi yategereje intebe ye imyaka igera muri 40 yego bakimuhiga bamwirukangana kandi Imana yaravuze ariko Imana iherezo yayicaye indi myaka nka 40 umumaro mbaba Imana burya Imana basta ibi bintu tuvuga nitwe njya mbibabwira abantu bakwiye gukorera Imana bakayiyegurira niba usenga niba utanasenga buri munyarwanda nkubwire mu rwego rwose buri munyarwanda usenga n'udasenga n'ubibera mu kabari azimana ureko tunakomeye arayizi ariko nayo mpamvu na Bibiliya tubwira ngo abantu batahawe amategeko ngo bayamenye ngo Imana izabacira urubanza ishingiye ku mutima nama wabo cyane ibabaze ngo iki ko waruzi ko ari kibigo gikoreye iki umunyarwanda utazi Imana burya mu bwoko bwacu niyo mpamvu sinzi n'ahantu byacu makuru ariko bakwiye gukora n'ubushakashatsi bakora ubushakashatsi sinzi ahantu twigeze kubana n'Imana aharahari uzabuzirebe amateka uzabaze buriya kuba mu Rwanda harabagaye ikintu cyitwa hari umugabo bitaga bamwitaga umucunguzi umugabo witwa Kibogo cya Ndahiro mu mateka y'Abanyarwanda yashushanyaga umucunguzi Kibogo yaragengwe muri abanyarwanda asanzwe bavuga ngo twagira Kibogo yari umucunguzi cya Ndahiro yashushanyaga Yesu cyakabiri buriya byaranshanze pastor ndi mukuru nyine bya Kibogo narabisanze bayivuga ngo imvura yari yarabuze ubundi Kibogo ngo yavanga rimwe na Ruganzo bari bene Ndahiro noneho ngo niba imvura yarabuze ngo yurura umusozi niba yaragiye gusaba imvura niba byaragenze agwayo yashushanyaga Yesu imvura iragwa abantu bose bakavuga bati yewe imvura yabura batwagira nde Kibogo cya Ndahiro
uribuka no mu butasi bwabo bwa gisirikare boherezaga umwana w'umwami akajya kumena amaraso akitwa umutabazi w'umucengeri yashushanyaga Yesu umwana w'umwami we bari bafite ukuntu kuza kumena amaraso kugira ngo abantu be bacungurwe. Sinzi ikintu twari tuzi Imana, sinzi iyo twacomo, ariko twagize imandwa. Ni imandwa zagize imandwa, kandi nanone dukwiye kumenya. Nayo mpamvu abanyarwanda bakubitwa cyane, ni imandwa ntizibagirira akamaro niyo bazikorera. Byararangiye kuko Imana irabafuhira cyane. Nta n'ubundi bwoko bufuhirwa n'Imana kiretse Israel natwe abanyarwanda. Ubusa Tanzania banyakigaza ntibariyo, abagari ntibabandwa ku manywa cyane. Hari icyo yabakuye hose. Natinya abantu barya abantu, tutinya abantu barya abantu, natinya abantu babyara inzoka bakabyara imigezi, akabyara umugeni. ahubwo urabazi za mayange gusa se nahitwa za Navu, aho twari dutuye Ginja ngo mbiko. Bare abantu bagira satani mubi ufatika ariko twebwe tuba hagati aho. Niyo mpamvu naryango mbe yadushoboye, kuko niyo yasanze dusenga Imana ngira ngo tutarizera Kristo, kuko Kristo ni udutsindishiriza. Ariko Bibiliya niko Bibiliya ivuga ngo kwizera kutaraza ari we Kristo, ngo Imana yari yarahaye Isirayeli amategeko ngo kugira ngo ababere umushorera. Ariko Kristo amaze kuza ngo amategeko yabatakiri. N'ubundi twari dufite natwe, kuko cyari igicucu. Twari tuzi Imana tutaramenya Yesu nicyo twazi. Nimureke tumwiyegurire. Nta wundi ndababwira ukuri, ubwoko bwacu bukwiye kugaruka kwa Yesu we, kuko no kubandwa ntibabishakaga, no guterekera ntabyo baravugaga. Nigeze kukubwira umugabo ngo yamaze ibintu biracika, ibintu birashira. Ati none bageze aho ngo batiyemwe, ahubwo abwira umugaragu ati jya kunshakira abatwitaga ngo abashigaje mwema n'abateka. Atijya kumbariza ashaka umupfumu ibintu yinda ziriki. Baragendera bara abantu bitetera, kandi batetera mu bibazo. Nagenda ngo arabaza, yigira kwirira intama n'ibindi arigarukira. Ati se akubwiye ngo iki? Yewe ngo sinzi umuzimu guteye, niba ari umugore, niba ari umugabo, ariko ngo ni umuzimu maze ibintu byawe. Ndatiyo ati yewe kubura kugira we, nuko kubura kugira niwo kukumariye ibintu. Nuko ngo ni kubura kugira, ngo niwo muzimu kumariye ibintu, ni kubura kugira. Ndabyibutse kuvuga iki ntago bemeraga biriya, kuko mupfumu yakuragura ngi ati basigaye Imana rurema. Niyo mpamvu twavangiwe imandwa zimaze kuza, ariko dukwiye gusubira tukaba ariyo. Ndakubwira pasi, hariho abanyamahanga twabanye nabo urabazi batemera ko n'Imana ibaho. Rubare baravuga Imana imfashe ngo na rubare imfashe ari hamwe nanjye. Icyo nkubwira, ubwoko bwacu buzi Imana iyo bava bakajya, uba uri mu kabari, uba utabyemera, uba utanagira n'urusengero, uba utanasenga, uba utanagira ibyo wizera. Abanyarwanda bizera ko Imana ibaho bose. Umwuka Rudindiza ni umwuka utuma utabasha kugera ku iterambere ryawe. Ubona ibimenyetso by'ibyiza ndetse rimwe na rimwe ukanabikoraho, ariko kugira ngo bizaguhe umusaruro wari ubikeneyeho ntibikundi. Urasabwa iki? Urebe inkomoko yabyo, niba ari mu mirimo n'imihango n'imigenzo y'abakurambere bawe. Iyo mihigo ikuboshye uyicishe kwizera Yesu na deliverance. Cya kabiri, niba waracumuye Imana ugakoresha umunzani utuzuye, ugende ukosora amakosa yawe, nurangiza wiyegurire Imana nk'umuzuki. Umugisha Imana yakuvuzeho uzagusohoraho. Nimugire amahoro mu izina rya Yesu. Haleluya.